habaye hari ufite ikibazo ku byo mvuze nawe aze kucyandika hasi muri comment ndaza kukibona tuzabiganireho. Kubw'ibyo rero mu byo twiga n'ubundi tugomba kubitambutsa buri wese akisanga mu mugabane we, kandi buriya inyigisho iyo ari yo yose ifite uwifasha. Ishobora kugufasha mu by'isi, mu by'ubuzima tubayemo, cyangwa se ikagufasha mu buryo bwa mwuka. Biterwa n'icyo ugambiriye, biterwa n'inyigisho iyo ari yo. Inyigisho iyo ari yo yose yagira ikigufasha. Murakoze cyane kubumvise ibi ngibi. Icyakora ntabwo ari agahato, buriya biba bisaba kubyitwaramo gakeya, umuntu yitonze akamenya uruhande rwe aherereyemo ni uruhe, ukamenya icyo ushaka ni iki. Kwimenya ukamenya n'icyo ushaka, kwimenya ukamenya n'iki n'icyo ushaka, ni ibintu bibiri. Hanyuma ukamenya ngo icyo ushaka wakigeraho gute, ni iki bigusaba ngo icyo ushaka ukigereho. Yes, izo ngingo nazo ndumva twanaziganiraho bishobotse. Imana niduha ubuzima nk'uko ibuduha buri munsi, ndetse ikatubashisha kuba tugikorana kuri urubuga, twazaziganiraho cyane. Ukamenya impamvu ki ndundiwe, ukamenya impamvu ki ururiwe. Abahanga bize bafite ubumenyi bwabo, abatarize nabo buriya bafite uko babayeho, kandi nabo bafite ubwabo bumenyi. Muri ubu buzima turakenerana, kandi ubuzima butabereyeho abandi ntabwo bari ubuzima. Ntabwo bari ubuzima. Muri ubu buzima turakenerana, ubyange cyangwa ubyemere. Icyakora ushobora kuba utanyenera ngo mbone, cyangwa nta gukenera ngo nkubone, ariko uzabona umuntu usa nanjye, sibyo? Nanjye nzabona umuntu usa nkawe. Nicyo bishatse kuvuga. Aho nari hari mugenzi wanjye, aho mugenzi wanjye atari ndahari. Nuko niko tubayeho muri iyi si. Tukiri muri iyi si rero tugomba nyine kumenya impamvu tuyibayemo, igihe cyazagera tukayivamo, kuko n'ubundi atari iwacu. Twabonye twisanga mu isi bitewe n'uko Imana yabishatse, ariko itubwira ko igihe kizagera n'ubundi tukayivanwamo. Abasomyi byingira ngo murabizi, abasiyansi namwe hari igihe mukora ubushakashatsi mukaba wenda hari ikindi gisubizo mwageraho gitandukanye n'ibyo mvuze. Ariko uzakora ubushakashatsi ubwo aribwo bwose, kuko science ni test nyine, uzabukore ntuzigera umenya impamvu umuntu yabayeho n'impamvu azavaho muri iyi si, cyangwa azakurwa muri iyi si, uretse gusa gukurikirana uwamushyize muri iyi si kandi akazanayimukuramo. Iyo mpamvu niyo yonyine, naho ibindi byo ni ibihimbano nyine byanyu nk'abahanga. Abahanga barahimba, ntago barema. Harema Imana. No guhimba, rahimba mugahimba, ariko ubundi iby'umwimerere n'iby'Imana yiremeye, hanyuma mukabifatiraho mugashyiramo ibihimbano byinshi.
maze rero iyo mbivuga ndabivanga ko umugaragu w'Imana niwe avuga ngo dore icyo nabonye nuko nabonye Imana yari mu muntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibintu byinshi kumva ngeze mu ijambo ry'Imana atari uko turi kwiga ijambo ry'Imana ahubwo ari uko turi kuganira gusa. Hari igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana mu y'umwihariko, ariko ndumva ibyo nari mvuze bisa naho kubw'ibyo rero nakubwira ngo ibyo ukora ubikore neza, kuko mutabisare we gucogorera gukora neza kuko mutabisare sibyo. kandi iyo nanjye ujye urimbwira tubwirane ayo magambo, we gucogorera gukora neza kuko mutabisare. Igihe wamaze kwimenya ukamenya icyo ushaka n'uburyo wakigeraho, ugiye gucogorera sinkwiye gucogora gukora neza kuko ninagwa isari nzasarura, sibyo? kumwe cyane rero, reka twishimire cyane mwese baneze amatwi, kandi kuko nababwiye tuzakomeza kuganira ndetse hari byinshi kujya biza, atari uko hari ibishyashya yenda bizanwe nanjye, ni ibintu bisanzwe tugomba kuganira bisanzwe nk'abantu, murakoze cyane, ndabashimiye mwese aho muri, ariko kandi gukomeza batameze neza bitewe n'ibibazo bagiye bahura nabyo bitandukanye. Harimo abarwayi, abunze amazina ntabwo nazi, abuze amazina ntabwo utazi, bari mu bice bitandukanye byose by'isi. uzatulinde kugwa mu nzira mana yacu uzaturinda kuva mu masezerano tubwire intege mu murimo bihari ariko hahirwa uwihanganira ibintu gerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iyo wasezeranije abagukunda kereka ibyaha uzaturinde kugwa mu nzira mana yacu uzaturinde kuva mu masezerano mwizere mwemere kandi mutegereze mwihangane ariko hahirwa uwihanganira ibintu aragerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iyo wasezeranije abantu atari kwinza nk'uko tubitekereza twebwe. Ubwo rero tugire kwihangana kandi muhumure abarwayi mufite ntabwo ari kubica ariko nimukomeza kwirinda Imana mukoresha nawe ubwe yayinyuze tuzafukumusira ariko turigiye kwata Imana wacu ibyago n'amakuba byawe byose ndabibona ariko ndagukiza muri byose kuko wagiranukiye tugahora twiboneje kugira ngo naho twapfa naho twarwara tukagera kure si twenyine bibayeho, si twe ba mbere, si twe ba kabiri, si natwe ba nyuma. Ibyo ni ibintu bizakomeza kubaho kuri mwene umuntu kugera ubwo urupfu, icyaha n'urupfu bitsembwe na Kristo umwami wacu. Munkundi rero mbashimire cyane, mwakoze kandi mukomeze kubana nanjye nyine. Ibitari ibi tuzakomeza tubivuge, bifurije gukomera mu buntu bw'umwami wacu Yesu Kristo.